Mbahaye ikaze bakunzi ba The Next TV, ndabashuje cyane aho muri hose. Mwebwe mudahwema kunkurikira, mudahwema kunyereka urukundo, ni ukuri Imana ibaha umugisha cyane, kuko kuba ndiho nkora ni ukubera mwebwe. Ndabashimira cyane rero mwebwe mwakoze subscribe, kandi namwe mutarayikora ndabasaba kuyikora kugira ngo tujye dukomeza tubane. Ni ukuri ndasaba buri muntu wese ureba ikiganiro ngo azajye akora comment, akore kuri like, share, byose ajya abikora kuko bintera courage kandi bigatuma nakomeza kumva nakora. Uyu munsi rero ngarukanye inkuru y'ukuntu abantu bo mu cyaro twajyaga twitegura iminsi mikuru yabo, ubukwe, gukomezwa, guhabwa ukarisitiya, cyangwa witegura noheli, ukuntu byabaga bimeze. Hari ukuntu abantu bo mu cyaro ntago basigaga amarangi bose, ntabwo byari ibya buri wese pe, kuko bonaga amarangi ari ay'abantu b'abakire, ari abantu bagezeyo, mbese ahantu habaga hasize irangi habaga ari mu bakire. Ubwo rero nagira ngo nze nibutse ababyeyi bo hambere cyangwa se abana bavutse uyu munsi, mbabwire ukuntu twe twakoraga isuku mu ngo zacu mu gihe twitegura ibirori cyangwa mu gihe twitegura iminsi mikuru. Uyu munsi nabateguriye ukuntu abantu batangiraga isuku yo mu nzu. Ni ukuvuga ngo ndahera mu nzu. Mu nzu bafataga nk'isuka, ubwo ndahera kuri ntuze yo hasi, kuri sima, wenda aho twakwita nko kuri sima. Bagafata amase bakayavanga n'ivu, barangiza bagasa n'abahinga mu nzu, bagahinga mu nzu, barangiza bakahamena amazi hakamera nk'aho ibyondo, barangiza bagafata ya mase na ryavu, barangiza bagasa nk'abakoze ikintu kimeze nk'igikoma ukuntu. Noneho barangiza ubwo kujya kubitunganya gutyo, babanzaga nko guca muri buri rugo basaba iziko ryabo kugira ngo barikuremo ivu bajye kwikorera ibyo bintu isuku. Ngewe iwacu ntabyo twakoze, ariko nabibonaga mu baturanyi bacu nk'igihe hegereje umunsi mukuru, ugasanga rero babivangavanze bahise bajya kubisiga mu nzu nk'abantu. Iyo umuntu yakuburaga iyo nzu, iyo wabonaga mbese hasa neza cyane, hameze nk'aharimo sima, nta vumbi, mbese wumvagamo gakeya n'agahumuro k'amase, kandi wumvaga nk'abantu bo mu byaro bo abumva amase atananuka, bumva humura. Ntabwo amase anuka, mu by'ukuri amase ntabwo anuka, mbese simbizi, ntabwo navuga ko anuka, mu by'ukuri amase ntanuka. Noneho bakasiga mu nzu ku buryo bahakuburaga ukabona ni heza cyane. Noneho mu nzu habaga hateyemo intebe enye, zabaga ari enye, sinzi impamvu zitabaga 5 cyangwa 6, zabaga ari enye z'imbaho, n'ameza ariho agatambaro. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero byabaga ari ibintu byiza cyane. Aho ni hasi, noneho hakaba aho ni hasi. Noneho ku meza habaga hateguye uturabo waciye, ukadufata ukadushyira mu gacupa akariko kose, kabara k'amavuta, ariko hakajyamo uturabo ugatereka ku meza. Urumva mu cyaro bagiraga isuku, my dear, isuku nyinshi cyane. Noneho hakaba isuku yo ku bikuta. Hari ibintu bita ingwa, sinzi aho babikuraga, njye ntabwo nigeze njya kubikura. Noneho ingwa bakayizana bakabivangavanga, bayivangaga n'igikoma babaga batetse mu ifu y'imyumbati, bakabivangavanga, barangiza bagafata byamara guhora, kuko icyo gikoma cyabaga gishyushye, bagahita bavangamo iyo ngwa, barangiza bagahita bafata igitambaro, umwenda washaje, barangiza bakagishyiramo, barangiza bagasiga ingwa hasi hejuru. Ubundi babirangiza bagahita bafata ibintu by'umukara, byari amakara ngira ngo, bakarangiza nabyo bakabiteka, bakabivanga na yafu na cya gikoma batetse mu ifu y'imyumbati, barangiza bagasigaho nanone bakoresheje igitambaro, bagasiga aho hantu hajya kwegera hasi
kugira ngo wenda niba ari ivumbi bakubuye ritazajya aho hantu kuri ya ngwa yabo basize, kuko ingwa yabaga ari umweru cyane, barangiza bakaba bakoze isuku yabo. Abo ni abifuje gusiga ingwa yabaga ari umweru. Noneho hakaba abandi basigaga igishonyi nacyo cyabaga kijya gusa nka oranje ukuntu, oranje cyangwa umuhondo, barangiza bakabikora kwa kundi nyine basize ingwa babikoze, bagafata igitambaro bakagishyira muri cya gishonyi, bakavangamo cya gikoma cy'imyumbati, barangiza rero bagahita basiga. Abo ni abifuje gusiga igishonyi, kuko abantu bose ntabwo bagiraga amahitamo amwe, nk'uko n'uyu munsi tutagira amahitamo amwe ku marangi. Noneho ugasanga inzu irasa neza cyane, noneho bakajya hanze bakogosha urugo bakaruconga neza, imiyenzi yabo cyangwa imihati. Hariho n'abagiraga udusipure ariko bakabiconga, ugasanga urugo ni rwiza cyane. Noneho bagakubura, bagaconga udupasiparumu, bagaconga uturabo twabaga duhari, hari uturabo twabaga tumeze nk'imihengeri, bakaduconga ku buryo ubona yuko urugo rusa neza. Aho ngaho ni ukuvuga ngo icyo gishonyi akenshi banagisigaga no hanze, ku bikuta byo hanze, ku nzu hanze nyine, ugasanga urugo rurakeye, ugasanga abantu bari mu rugo rwiza rusa neza, kandi bitabasabye kujya kugura amarangi, bitabasabye ibintu byinshi. Ubwo rero ababikoze cyangwa ababibonye ndabashubuje cyane, ndabaramukije. Ni ukuri mwari abantu b'abagabo, mwari abanyesuku cyane. Kandi ubwo niko mbabwira akamaro k'ivu. Sinzi impamvu bakoreshaga ivu cyane. Noneho hakabaho ukuntu bajyaga bakora n'isuku nko muri tuwarete. Icya mbere cyo tuwarete yabaga yubatse ite, tuwarete barayifataga bagacukura uwo mwobo nyine, barangiza bagashyiraho ibiti. Hari abasigaga ibyo biti bigaragara bidapfutse, barangiza bakigendera, bikazakomeza gutyo nyine, ikazarinda yuzura ari ibiti bitambitseho. Ariko noneho hakabaho abandi bakoraga, njye nabyita nk'ikosa, ukuntu bubakaga tuwarete, warangiza ugatabika ibyo, ugashyiraho ibyo biti, warangiza ukabirenzaho itaka. Mu by'ukuri ibyo biti hashiragaho igihe bikabura, kubera ya gaze ibituruka muri tuwarete izamuka hejuru. Noneho ugasanga igiti gicitsemo kabiri, kandi wenda hejuru hari umuntu wizeye bwa butaka, utazi yuko nakandagira buri butebere. Ni ukuvuga ngo Imana yagiye turindira muri ibyo bintu byose, nayo tujye tuyishimira. Noneho ubwo bafashe iyo tuwarete bayubatse gutyo, barangiza batwikiriyeho ibyo bitaka byabo, ku bantu batabisize bigaragara, batasize ibiti bigaragara. Noneho bagafata ubwo rero, noneho iyo tuwarete yazaga kwandura, wafataga ivu, warangiza ugafata wenda n'akeyo mutagikoresha kuko abantu bo mu cyaro bagiraga isuku. Noneho njye hari igihe nyamvuga ngo bagiraga isuku ku buryo bafataga na tuwarete bakayijyana nko muri metero 500, kandi wenda sinzi niba baratekerezaga ko umuntu ashobora kugira ikibazo nijoro akaba yajyayo. Njye nimubyibazaho, ndavuga nti byari isuku yo kwanga kubana n'umwanda mu rugo hafi aho ngaho, hafi y'aho batuye. Noneho bakagenda bagafata iryo vu bakarimena kuri wa mwenge werekera muri tuwarete nyine, barangiza bagacishaho akeyo, batagikoresha mu bindi, barangiza bakazajya bahakubura. Iyo wamaraga rero gukora iyo suku yawe, wahitaga ugenda ukajya muri supermarket yitwa Urutoki, warangiza ugahita ucayo ikiziranyenzi, ugacayo ikiziranyenzi, ukaza ugashyira mu nguni, ku buryo abana babaga bakoze isuku, ku buryo na papier hygienique yabaga yabonetse yitwa ikiziranyenzi. Abantu babikoresheje mwese ndabaramukije cyane. Abantu mutegeze mwigora, mwajyaga mu Rutoki mukazana ikiziranyenzi, mukomere cyane, mushimire Imana ko muzigaye mukoresha ibipapuro n'amazi, mwabimenye. Ni ukuri mugirirwe neza. Ikindi
navuga ni ukuntu abantu nyine bashyiraga tuwarete kure, Mana yo mu ijuru. Iyo nkuru yo ndayivuga ndayibabwira ukuntu njye byangendekeye kera tukiri abana, njye na murumuna wanjye twaragiye twari turyamye nka saa 8, murumuna wanjye ati ndapfuye, arabanza araniha, yanihaga nka 6, arabanza araniha, arongera araniha, ndangije ndavuga nti numvishe karembye, ndavuga ni ngaho tugende. Kandi ubwo ni ukuva ni urugendo, hari harimo nka metero rwose nk'ijana ujye muri tuwarete y'aho hafi y'urugo rwacu nyine, kandi byari gusohoka mu rugo ukajya hanze yarwo. Noneho ahantu twari dutuye hari ahantu hameze nk'aho hakiri mu mashyamba, kuko n'inoze n'inzovu, pana inzovu, biriya bya hari ibisimba byajyaga biva mu ishyamba ry'Akagera bikaza mu mujyi, kuko byari mu mujyi, nuko wenda byari ya mijyi idateye imbere cyane, ariko hari mu mujyi. Noneho ugasanga biraje, zari imbogo nizo zajyaga ziva mu ishyamba zikaza mu mujyi, ukazibona rwose kuri kaburimbo. Njye nibuka ko zigeze ziza ari nk'10, ndangije ndyama mu muringoti, zicaho zirakomeza zijya kuri kaburimbo. Noneho ukuntu rero byagenze njye na murumuna wanjye, inkuru nari nyiciyeho kubera izo mbogo. Noneho murumuna wanjye kuko nguko yakomeje kuniha, ndamubwira nti ngaho tugende. Turagenda, njye mu gusohoka nsohokana ishuka nsohokana ishuka ndaryipfuka, hari ku kwezi, kuko byari nko mu ma saa 8 z'ijoro. Noneho nicara hanze ndamutegereza ari muri tuwarete. Noneho inyuma yanjye hirya yanjye hari hateye ibigori, havumbukamo, ndumva sinkoshye, ni impyisi yaturutseyo, ni impyisi cyangwa imbwebwe, kuko nibyo bintu byakundaga gusirikira aho ngaho. Noneho mba ndicaye na rya shuka ryanjye, ubwo ni ku kwezi, uwaturuka ahantu ari hose arambona, hari hafi ya kaburimbo ndetse. Noneho arangije, ubwo icya gisimba kije kiba gikuruye rya shuka, induru navugije induru. Noneho nirukanka nsanga murumuna wanjye muri tuwarete, nawe ambera ibamba arambwira ati gumana n'igikoko cyawe aho ngaho. Njye nasunika ati oya, gumana n'igikoko cyawe. Nk'abantu nahise numva nanze tuwarete ziri kure y'urugo, numva kabisa tuwarete igomba kuba hafi aho umuntu adashobora gukubwa ngo bisabe kuba yagenda urugendo rurerure, cyangwa n'icyo kintu kimusange hanze kimutera ubwoba nk'uko nguko byagenze, kuko njye navugije induru kiragenda. Noneho uwo naherekeje nawe amemukira muri ubwo buryo. Na n'uyu munsi njya numva nzabimwibutsa, kuko ntabwo abyibuka, ariko n'ibyo nuko yangenje. Aramubwira ati gumana nacyo, ndagumana nacyo n'ikintu. Twasubiye mu buriri dutongana dushwana, ariko ngiyo inkuru yo mu cyaro na tuwarete yaho n'ukuntu bayikoraga isuku. Ubwo rero mwebwe mubyibuka, mwebwe muri bwisange muri ibyo bintu, hari ibyo mwakozemo, murakora subscribe, murakora comment, murambwira ukuntu mwabigenzaga mwebwe, kuko wenda twabikoraga bitandukanye nk'uko mwebwe mwabikoraga. Kandi ni ukuri nzashimishwa no kubona hari comment mwabimpayeho. Ni ukuri rero ndabashimiye cyane, Imana ibagirire neza. Nshishikariza abatarakora subscribe kuyikora, kugira ngo tujye dukomeza tubane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.